hari n'ama YouTube channel ibyo ndabivuga nkomeje hari n'ama YouTube channel hano mu Rwanda ari mu myuka ya Illuminati hano mu Rwanda cyane nayahe nabwira abantu ikintu kiranga ayo ma YouTube channel ari muri Illuminati rero nibi murimo murabona by'aba pasiteri byabaye saga bifitanye isano n'ama YouTube channel ari muri izo mbaraga za Illuminati ikizabikwereka nuko bamwe muri bo uzumva hari ikintu kibaye mu buzima bwabo kidasanzwe kumva mwene waba arapfuye ukumva ibiki ariko ukabibona ari uko amajije gufata fame agapfusha umugabo cyangwa agapfusha umugore cyangwa agapfusha abana be cyangwa agapfusha bamwe muri famiye zakunda Pastor Mutesi baramurangije yaratambwe igitambo Pastor Claude nawe yaratambwe nande se buretse gatoya ariko Pastor Mutesi we arimbitsa birimo natitonda azabipfiramo undi muntu naburira Mama Sharirene ucunge neza undi muntu naburira Madame Pastor Theogene abantera amabuye ibyo birabareba Madame Pastor Theogene wabinzura inshuti yanjye genda gake hari amakuru twumvise ko ngo Pastor Mutesi yakuripotinze muri RIB ndetse ngo witabye saa 2 za mu gitondo byaba ari byo cyangwa ari giste nandi byivugiye ubwo uremera ibyanje oya waramusabye se basi wigeze umuteretaho hari abantu muri iyi minsi banyibasiye ngo karabunga abantu ngo baraturahiye ngo uzi gutera akabariro ngo ivumbi rigatumuka urumva kandi abo bantu babimbwira n'abagore bati ibintu nkubwira ndi serious inshuti yanjye nimba umugabo wawe byaramunaniye ntaga ibyo byananiye umugabo wari babishobora Yes, welcome to BigTown TV wewe urimo gukurikirana BigTown TV aho uherereye hose ku isi nimba uri mu Rwanda nimba uri hanze y'u Rwanda ukaba urimo gukurikirana BigTown TV aka kanya tukaba turi kumwe I go by the name BATEYE behind the camera ndi kumwe na Mike in front of the camera ndi kumwe na Karabo tukaba turi kumwe no kugira ngo tuze kuganira ibintu byinshi bitandukanye Karabo amakuru ni meza BATEYE urahura komeye ndashima Imana nari nkukumbuye cyane kabisa mikro Emmanuel gatoya utaza kuduhisha isura rega nkubona hariya muri biriya bihugu by'ibwota amasimbi twereka ahantu imisozi nyaburanga yo muri biriya bihugu avuga nti BATEYE azagaruka hano mu Rwanda bite ariko nishimiye kongera kukubona hano mu Rwanda kabisa yes Karabo ugize chance yo kujya hanze wagaruka mu Rwanda nagaruka ariko byaterwa n'igihugu ngiyemo cyari cyo hari igihugu nshobora kujyamo nkabona kirandyoheye nakwama nkajya nza gusura abavandimwe n'ababyeyi icyo ni cyo gihugu ugiyemo ahitukwamira byaterwa kuko ngewe klima niyo yankurura cyane klima ahantu hari ubukonje buringaniye hatarimo ubukonje bwinshi hatarimo n'ubushyuhe bwinshi cyane hajya kumira nk'hano mu Rwanda nyine tu ahangaho ahitukwama kubera ko impamvu nakwama wenda nuko hari umuntu akora y'ibiceri mu buryo bworoshye n'iki ariko mbonye nabwo ari uguhasoringa naza nkizira hano mu Rwanda nyine tu ese hari ahantu wabona ibiceri utahasorinze kuri iyi si sinumva ngo muri biriya bihugu by'Iburayi se ngo amafaranga biba byoroshye kuyabona muzihe nzira se byoroshye gute simbizi mba numva bagara ku muhanda ukituyabona ngo bisaba gukora ngo nyine ngo numva ngo hari abakora ngo fucking job ariko ngo bakabona amafaranga mu buryo bwihuse buno buzi nyine buciriritse byatari ubuzi buciriritse nubuhe ngo hari aboza imbwa urumva ngo hari naboza abakecuru n'abasaza ngo hari naboza imirambo ariko imirambo byo rero oya nka Karabo k'Imana oya urwo rwego rwo wapi aho najya hose ku isi ntago ko kazi nagakora akazi n'akazi kazi ni kazi ariko nagakoko nagakora kuko zimirambo oya BATEYE ibi bintu tuba turimo ntago wenda ndi umuntu ubimazemo igihe kinini cyane ariko igihe mbimazemo nanone ntago byagaragara neza mu koza imirambo gukubura imihanda sava ibyo nabikora nabikora rwose hagira umuntu usunjyana nyadabute nyine haje ngo nuko dabuta niba ari uko dabuta niba ari simbizi banjyane tu hagira umuntu unyishingira avuga ati Karabo ndamuzanye mugira umwana mu rugo akose wanzana ukanyita umwana mfite umugore n'umwana icyo nicyo kibazo nanone icyo kibazo nibaza ariko nimba byashoboka ntihagira unjyana
ukayitugumayo sawa sawa amakuru mfite nuko ngo naguheruka mu rugo madamu waramukatiye madamu ndamukunda cyane abo babivuga n'abakobwa nabenze muri iminsi barahagurutse bakti ahubwo abantu mufashe mu nsengeri abakobwa nabenze bampagurukiye bamwe bari hariya ngo Karabo ngo niwe watwanze abandi ngo Karabo ngo bakajya kugenda babunza ibintu byinshi by'amagambo n'iki rero ntago madamu nigeze mureka n'iki turabana ahubwo nyoberwa ibyo bintu ahantu abo bantu bavuga ngo naramwanza abo bakobwa nabenze babikura no gushaka kugira ngo bansenyere buriye ni benshi bari kubivuga kandi nta nubwo ari abadamu ni abajyama kabisa bari kubivuga amakuru nayumvishe mpita mvuga ngo reka nshake Karabo mubaze neza byagenze gute urumva ababivuga nanone erega maje kubaka izina bakti maje kubaka izina hari benshi bashaka kuzamuka buririye ku izina ryanjye uyu munsi nimba ngewe ubwanjye nkoreshwa ikiganiro na bakti hakoreshwa ikiganiro na Irene Philipita Gerard Mbabazi Anita Pendo ndashaka kubwira abanyamakuru mukomeye mu Rwanda abantu banyamakuru bose bakomeye barankoresha rero kuba umuntu yanzamukiraho ni ibintu byumvikana kuba umuntu yavuga ngo Karabo ngo yagize gutya nta gitangaza kirimo ariko abantu mujye mumenya yuko ibyo bashobora kuvuga kuri Karabo ari ibihuha handi utuye hitwa gute Rusine hariya Rusine ngo hashize igihe kinini abantu bakubona i Kigali amasaha y'amanywa na nijoro hano mu mujyi kabisa somewhere hano hano i Kigali mba ndimo ndashakisha umugati ibyo bakubwira nibyo hasa abantu babirukansa amakuru mfite ngo hari ahantu ujya urara ku mugore umwe hano i Kigali sinzi nimba ari hehe reka cyokora oya ntawe njya ndara ahubwo ndagira ngo mbanze mbwira abantu ko hari abantu muri iyi minsi banyibasiye ngo Karabo ngo abantu ngo baraturahiye ngo uzi gutera akabariro ngo ivumbi rigatumuka urumva kandi abo bantu babimbwira n'abagore bakti ibintu nkubwira ndi serious ngo Karabo ngo turashaka ngo natwe ngo uzaze ngo dukemurire ikibazo ngo abagabo dufite inshuti yanjye nimba umugabo wawe byaramunaniye ntaga ibyo byananiye umugabo wari igihe wabishobora kandi ikindi cya kabiri jewe ndi umukisitu reka ibyo ntaga ari ibintu najyamo ariko hari abantu babigenderaho none hari n'abantu bagendera ngo kuko ngo bakagendera ukonsa nyine bakavuga ngo abantu basa namwe ngo twamenye yuko ngo ngiyo uryamanye nabo ngo bibatera ishaba ngo nyine ngo bituma ngo batumbagira mu bukungu ngo n'ibiki byose ugasanga umuntu arimo araza akwereka yuko ngo agukunze kandi nyine ari ibyo kugira ngo aguharasinge nyine akwereka yuko ngibyiza ari uko mwaryamana kumbe agira ngo nyine ngo yibonere iryo shaba rero ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bakora byose bira bintu bavuga ni ukubeshya kugira ngo nyine bapfobye umuntu usa natwe ariko siko bimeze atazagira n'umuntu rwose ubimbwira ndabyanga cyane hari umupapa umwe Musa w'umushuti wawe wo hanze yigeze kuza mu Rwanda w'umurundi yego hari amaproje mwari mufite ameze gute bihagaze gute kugeza aka kanya uriya muhungu rero tuziranye kera uribuka igihe habaga ibibazo by'abantu bicaga abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri biriya bihugu duturanye no muri kiriya gihugu cy'iwabo byarabaye reka twe kubica ku ruhande uriya muntu rero yaje ahungira mu Rwanda ahageze mu Rwanda asanga hari ubuzima bwiza arahaba nyuma biza kuba ngombwa yuko hari umushinga uza kuza ujyana abantu bameze gutyo bameze nkatwe ariko uje muri kiriya gihugu cy'u Burundi nawe rero ajyayo bahita bamujyana ahita ajya muri Canada ubwo rero arimo arambwira ko bibaye byiza namufasha mu rwego rwo gushaka ngo abantu basa natwe akaba yatangiza umuryango ukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa se abantu basa natwe we nta nubwo ashaka kubikora hano mu Rwanda gusa ni muri East Africa arashaka gukora ibyagutse cyane birenze biri ku rundi rwego rero turacyabiganira tureba nimba byashoboka cyangwa tureba n'icyasabwa kugira ngo bikunde harya Karabo usibye ko kenshi nakubajije ikibazo abantu bafite uruhu nk'urwawe ni izihe mbogamizi mukunze guhura nazo cyane tureke n'abandi wowe personally bakti buriya nubwo ubona nkora ibi bintu byose n'iki byose ariko ndagira ngo noneho nkubwire neza uko nteye jewe ndeba muri santimetero 40
warubizi santimetero 40 si hafi cyane ni nka gutya gutya santimetero 40 ikindi cya kabiri kure ntabwo ushobora kureba oya ubwo nkaho sindimo ndumva ijwi ariko sindimo ntabwo uri kumbona cyangwa kubera ko wambaye marineti oya ntabwo nkureba kuramo marineti urebe neza ushobora kumbona oya ntabwo nakubona bate ntabwo marineti gato umwereka akantu icyo umbwira nimba wakabona ushyetse ngize ingofero nka gutya wenda nkayakuramo gutya wenda naba nkubona akantu gatoya ni kangaya ntabwo nabe mbibona pe ntabwo uri kubibona okay sawa komeza sasa rero urumva nyine ikindi amavuta yo kwisiga duba dufite amavuta y'umwihariko atandukanye n'ayo mwisiga mwebwe aturinda izuba nyine arinda uruhu rwacu kwafektwa n'izuba arahenda nabwo ariko dushimira leta muri iyi minsi yaradufashije yashyize mu bigo nderabuzima amavuta y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu leta rwose turabashimira urumva amavuta nisiga nayo arahenda amaki icupa rya maki rigura 50. Urumva rero ntago biba byoroshye urumva iyo tutayafite izuba rikaba ryatugeraho uruhu rushobora kugira ibibazo urumva n'ibyo bibazo mba ndimo ndahangana nabyo cyane bakti ni ibibazo byagiye bimbangamira cyane ariko ibyo byose mbirengaho ndahasoringa kugeza igihe menyekaniye abo musitari okay nice cyane reka dukomeze gato numvishe urimo kwataka abapasteri ngo muri Illuminati Freemason n'ibintu nk'ibyo ngibyo abapasteri hari wenda ndagira ngo mbanze subiza abantu inyuma gato y'abatekereze abantu mumaze igihe mwumva saga irimo iraba y'abapasteri barimo baragenda basubiranamo ku mbuga nkoranyambaga n'iki ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo ibi byose birimo biraba hari abantu bagiye b'abapasteri bagiye kugura imyuka cyangwa se bagiye kugura imbaraga ziri sataniki bajya kuzigura mu bihugu by'abaturanyi cyangwa mu bihugu duhana imbibi hano mu Rwanda hari usibye n'ibihugu duhana imbibi hari abagiye batega indege bakajya muri biriya bihugu bindi byo hano muri Afurika hano hafi bakajya kugura imbaraga rero si n'ibyo gusa by'abapasteri wenda tuzagira ikiganiro cy'umwihariko hari n'ama YouTube channel ibyo ndabivuga nkomeje hari n'ama YouTube channel hano mu Rwanda ari mu myuka ya Illuminati ngo ngwiki hari ama YouTube channel wenda nawe ushobora kuba utarubizi bakti ariko hari ama YouTube channel hano mu Rwanda ari mu myuka ya Illuminati cyangwa ari muri Freemason hano mu Rwanda cyane nayahe wenda ndumva ntahita nyameshoninga aka kanya twazakora part 2 ariko nabwira abantu ikintu kiranga ayo ma YouTube channel ari muri Illuminati ayo ama YouTube ari muri Illuminati ikizabibereka nuko bashobora gufata nk'umuntu uri mu buzima bubi bakamuzana bakamupresentira abantu wowe ubwawe ukurikiye uwo muntu urimo rareba uwo muntu ukamukunda utazi n'icyo umukundiye ukanamuha amafaranga wowe ubwawe baba baragukuriye umutima baba baragukuriye nukuvuga ngo bo bajya kwaka abo bantu bashinga ayo YouTube channel bajya kwaka imbaraga zituma bagira igikundiro kuri izo YouTube zabo rero nibi murimo murabona by'aba pasteri byabaye saga bifitanye isano n'ama YouTube channel ari muri izo mbaraga za Illuminati cyangwa se za Freemason ibyo mvuga ni ukuri kuzuye ibyo mvuga mbihagazeho n'amaguru abiri urumva ni ukuvuga ngo abantu bajyayo bashobora kujyayo noneho wowe waba umuhostinze gutya nko mu kiganiro waragiye kwaka izo mbaraga si we ntago ariwe mvuga ntago bikwatuyeho noneho wakoresha umuntu ikiganiro ukaba ubizi neza ko uwo muntu numuzamura hari saga izavuka ariko iturutse muri ya myuka mibi wagiye gucirira ni ukuvuga ngo bashobora guteza saga ku bantu b'abakiriya babo cyangwa se kuba babita ngukira abo influencer babo bakabatezamo imyiryane bagasubiranamo noneho ya myiryane yajya guhosha bagahita bazana wa muntu warushyamiranye n'undi bakamuzana kuri cani kongera gacuruza ni ibintu bituruka muri bituruka kuri satanike ese iyo research we wayikoze gute ngenda bizi kuko hari n'umunyamakuru wigeze ko biyimbwira umunyamakuru yarambwiye ati karabo k'Imana
ukora ibintu byiza, uwo munyamakuru kugira ngo abantu banabimenye yananyuze hano kuri BigTown aza kuyivaho aragenda. Simvuze ngo n'uyu n'uyu, ariko yarambwiye ati Karabo nutayoboka ibi bintu nta kintu uzigera wigezaho. Nyuma y'ahakimara nambwe se we warabiyobotse? Ati jewe ntago ne narabigiyemo, ariko umuntu yaje kubindangira mbona ko ari byo, ubu narabiyobotse. Icyo gihe akimara kuva ngaha yahise aba trend mu gihugu no ku isi. Ibyo mvuga na warabireba, iyi televiziyo arimo arayireba, ibyo twavuganye arabizi. Yambwiye yuko ngo hari abo basaba gukata imyanya y'ibanga, ngo bamwe ngo ni muri babandi tuye twumva ngo bavuga ngo ntago bashaka abagore, cyangwa abandi ngo ntibashaka abagabo n'iki n'iki, cyane cyane yibanze ku bagabo, ngo baba bakuyeho udusabo tw'intanga. Uwo muntu ninde? Wowe ntago namuvuga, ntago namuvuga. Yavuye hano ari muzima, agiye ayoboka ibyo bintu bya bad spirit, by'imyuka mibi. Ibyo mvuga ndabeshya? Ntago mbeshye, ngiye nawe arabizi. Nshatse namuvuga, wenda yindi part 2 nzabimusaba, nabishaka muvuge. Arakubwira ko ari muri ibyo bintu. Yego. Nje ndashaka kumenya ahantu wakoze izo research zawe. Izo research urumva wowe yarabimbwiye, akimara kubimbwira ansaba nuko twajyana ahantu, namubwira nibyo ngiye ntago nabikora. Akujyane hano hehe kugira ngo bigende gute? Nyine yarahambwiye, ambwira ahantu hariho hano mu Rwanda, arambwira ati twajyana hanaha, izo mbaraga bazigo. Nabwo nige ntago nshobora gukora icyo kintu, genda umukristo. Yashatse kujyana muri izo mbaraga. Kubera icyo utagiye se uze kureba utubwire ukuntu bimeze. Mbo kujyayo urumva ntago nari kujyayo. Icyambere cyo yari yambwiye yuko baka ibitambo. Ibitambo rero bakti, reka nkubwize ukuri, hari abantu bari kuri izi YouTube channel barangije kuyoboka izo mbaraga z'imyuka mibi. Ibyo mvuga ndabihamya neza. Nubishaka tuzategura ikindi gice cya kabiri. Ikizabikwereka nuko bamwe muri bo uzumva hari ikintu kibaye mu buzima bwabo kidasanzwe, kumva mwene wabo arapfuye, ukumva ibiki, ariko ukabibona ari uko amajije gufata fame. Kuki imbere ya agitangira, kuki bitigeze bibaho? Kuki simbizi ukuntu nabisobanura. Ariko birahari. Ese we nagushaka amafaranga? Amafaranga ndashaka. Nagushaka hit ku buryo hapfamo umuntu bakti. Ku buryo umuntu yapfa. Ko ugomba kwica umuntu. Tubyihorere bakti. Yes, uri bambwe ngo urashaka guhamagara Claude. Pastor Claude? Pastor Claude ngo yagiye kuburana na ngo ya report Mutesi yamuripotinze muri ribu. Ariko nawe iyi saga yose irimo iraba iraturuka kuri ibyo byose nababwiye, ku mbaraga z'imyuka mibi. Ibya Pastor Mutesi na Claude gute? Bariya baratambwa, ubundi bariya bararangijwe gutambwa. Inde nande? Pastor Claude na Pastor Mutesi, cyetse niba senga Imana ikabakuraho biriya bintu, ariko bararangijwe, baratanzwe. Nese urambwira ngo Pastor Mutesi aracyari Pastor Mutesi original? Kubera iki? Baramurangije. Bande? Umva nkubwiye, aka kantu ushaka uzakagira introduction. Pastor Mutesi baramurangije, yaratambwe. Igitambo. Pastor Claude nawe yaratambwe. Nande se? Buretse gatoya. Bazanshake Pastor Mutesi uzampamagare ngiye nkwa makuru. Ngiye umuntu yigeze kuza kunkoresha ikiganiro mu rugi wanjye. Ngiye gukora mariage. Arambwira ati ugiye gukora ubukwe. Ariko urishuwa neza kuriya mugore mugiye kubana araba afite igitsina. Noneho arambwira ati we banza ubitekerezeho. Mpamagara umupasiteri ndamugisha inama. Arambwira ati wowe ibyo bintu uwo munyamakuru yakubwiye nibyo igitsina cy'uwo mugore araza kukiburisha. Wowe hindura undi munyamakuru ufata undi. Mpindura. Mpamagara Irene. Reka mpamagare Pastor Claude. Twe tuba dufite amakuru bakti nuko tutazi kubisobanura neza, tutari intyoza. Ariko ibyo nkubwira nibyo. Ndenze na Pastor Claude bemubaza. Uraho neza Pastor Claude? Uraho neza. Ni Karabo. Ni Karabo k'Imana. Nakuki. Amakuru ni meza, ndi mu kiganiro ndi kumwe na Bakti. Amasaha uri mu kiganiro
kiganiro pastor kabe uninda ariko we none umunota umwe cyangwa iminota ibiri yonyine mwana ni umuntu yego hari amakuru twumvise ko ngo Pastor Mutesi yakuripotinze muri RIB ndetse ngo witabye saa 2 za mu gitondo byaba ari byo cyangwa ni ibinyoma ni ibinyoma yego ntabwo Mutesi yigeze hose n'umusore ibyo bintu uvuga ubihagazeho n'amaguru abiri ko bavuze ko Juste yavuze ko wagiye kwitaba saa 2 Pastor Juste ari Juste nanjye byivugiye ubwo uremera ibyanje ndemera ibyawe kubera ko bivugiye ku kinyamakuru kandi ku kinyamakuru gikomeye kandi kumwe n'umunyamakuru wizewe nka Bakti baritaremewe Bakti damusohoje mwakomere ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko urumva nahamagawe katumijwe nakitaba navayo nababwira rero urumva nta Mutesi yigeze unega muri RIB ntawe none Pastor ntabwo ubufite ko Pastor Mutesi abantu barimo kumweserera ngo ajye kukurega ntabwo ufite kazakurega amategeko y'u Rwanda arasobanutse kandi agenda ku bimenyetso hari urega hari n'uregwa n'uvuga ngo urega agaragaza ibimenyetso bye n'uregwa nawe wiyisobanura akagaragaza ibimenyetso byiwe so ndumva rero jewe atabaye guhembera hagati yanjye na Mutesi atabaye no guhembera ikibazo ngo abantu bakigire big deal kizamure ntabwo ndakereza ko ngiye kugeza uyu munsi ntabwo nzi ko Mutesi yandeze kandi ndahari ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda nta kibazo Mutesi nk'umusitari kazi rero numva ntabyo nzi none se Pastor hari akantu nagira ngo nkubaze gatoya kandi umbabarire ndabizira umuntu w'inshuti yanjye hari ikintu Pastor Mutesi yavuze ngo waramusabye arakwima werure uvugisha ukuri urabizi ko iyi televiziyo ikurikiranwa n'abantu benshi kiriya kintu cyaba cyarabayeho ukiri umudivorce cyangwa waba waramusabye cyangwa ntabwo wamusabye bwana kara ibyo bintu rwose urimo urambwira muhembera mushaka izindi content ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo mbizi oya waramusabye se basi wigeze umuteretaho ntabwo mbizi amoye nka ubwo nuko abantu bagukunda rero babanyarukire ko yarambeshyeye yarakubeshyeye yarambeshyeye ntabwo izamubabarira basi ibi bintu urimo uravuga uzi kuri urimo kubivugira ku gitangazamakuru yarakubeshyeye none uzi ngo yarambeshyeye niba kuba yarabivuze yarambeshyeye ariko ntabwo ari byo none se niba yarakubeshyeye kandi gusebya umuntu mu ruhame bikaba bihanirwa ko utagiye kumureka ndamureze ku Mana ngagira ikintu ubwira Pastor Mutesi wenda Bakti sinzi Bakti Pastor Claude arimo arakumva Pastor yes Bakti salama salama nzuri kabisa habari sijambo namshukuru Mungu inshallah mfite byinshi byo kukubaza ariko nje ndi kumva ntabwo ari sawa kuri telefone maybe ejo nzagushaka reka ngusubize karabo nimba afite ibyo yakubaza ariko njyewe nzagushaka twibonanire sawa asante sana usiku mwema asante sana Pastor Claude suze madamu wawe kandi mukomere rwose urugo rukomeze rutengamare tura amahoro tumeze neza murakoze cyane asante sana ngo ntago bagiye kumureka harimo arabeshya ntago bamureze ahubwo Pastor Mutesi tumuhamagare wamuhamagara nawe nta kibazo muhamagare reka muhamagare mubaze Claude dushobora gusanga arimo aratubeshya kuko amakuru ngiye abantu benshi na Kasuku namubajije ambwira ko Mutesi ngo yagiye kurega Pastor Claude Kasuku rero sinzi impamvu yaba yambeshye kandi Kasuku ni inshuti yanjye yavuyeho ndumva ntayiriho
nimba batamureze cyangwa bamureze nabyo tuzabimenya. gusa icyo nabwira abakozi b'Imana bo bapasiteri mugerageze mwitware neza. Kutamubajije nimba bamutanze igitambo. Sibavuze ngo Mutesi na Claude batanzwe. Nabyibagiwe ariko bariya reka zabona iki kiganiro. Ikintu nababwira Pastor Claude na Pastor Mutesi musenge kuko reka umbwire bakti hari abantu bagiye bimbika mu myuka mibi bo bakinira business mu buzima bw'abantu. Rero Pastor Claude ko mubona na Pastor Mutesi barabarangije kandi sine wenyine anabo bose mubona ba mama Sharirene barabarangije. Ni bande babarangije? Je n'ibyo nshaka kumenya. Televiziyo uzibajyaho nawe uzi. Niba afite mu kiganza. Iyo ni iyihe? Ko bajya mu nyinshi. Reka tuzihorere iyo izo bajyaho murazizi bakti. Ntago najya kuvuga muri byinshi. Ariko ikintu nababwira cyo nuko hari abantu bari muri ibi bintu bakora ku ma YouTube ariko bivugwa ko bashobora kuba barayobotse imyuka mibi ya Antikristo, bayobotse Illuminati. Umuntu ashobora kujyaho agapfusha uwo babana, agapfusha umugabo cyangwa agapfusha umugore cyangwa agapfusha abana be cyangwa agapfusha bamwe muri famiye zakunda. Ibyo bintu mu byitondere. Pastor Claude usenge cyane, Pastor Mutesi nawe usenge. Ikindi Pastor Claude we yagize n'amahirwe, wenda we ikintu ari busengere no kugira ngo Imana yongere imugarukeho cyane. We yarayihonotse iriya myuka. Nubwo bamutambye ariko babigisirikira bimusanga ariko ntago ubona ko wenda bikimushyikiriye cyane. Pastor Claude usenge cyane. Ariko Pastor Mutesi we arimbitsa birimo natitonda azabipfiramo. Gute? Undi muntu naburira mama Sharirene ucunge neza. Undi muntu naburira Madame Pastor Theogene. Ibintu mbabwira abantera amabuye ibyo birabareba. Madame Pastor Theogene wabinzura inshuti yanjye. Genda gake. Ibi bintu aya mateleviziyo mujyaho barabarangije. Ntago nshaka kuvuga kujya mu bintu byinshi kuko ngewe hari ibintu byagiye binambabaza. Mwitonde, hari n'abantu bari muri ibi bintu, hari n'abantu bakti uzwara umuntu ushobora gushinga company yo gutwara imodoka, yo gutwara abagenzi. Akagenda iyo company yose akayishingika mu badayimoni. Buri mwaka hagapfa umuntu n'umushoferi witwaye akaba yabipfiramo. Kandi abantu ntibabizi. Ibi bintu birimo birakora. Nukuvuga ngo hari ibintu bihari by'abantu bayobotse imyuka mibi, bamwe bagiye banubaka ama etage ngo iyo etage kugira ngo bayitahe nuko ibanza gupfiramo umuntu. Umuntu akashinga uruganda kugira ngo urwo ruganda rutangire gukora bigasaba yuko rupfiramo umuntu. Kandi buri mwaka noneho hapfiramo umuntu. Rero icyo ngira ngo mbwira abantu bo nabisobanuye mu buryo wenda nagiye mbivuga mu buryo buvunaguye cyane niki, ariko mwitonde ibi bintu birimo biraba kandi birimo biratwara ubuzima bw'abantu. Yes. Njewe iyo research yawe niyo nshaka gukurikirana cyane, wayikoze gute, yakorewe hehe? Nuko urimo kumbwira hari umuntu yakubwiye, ari umuntu cyo kukubesha nyine. Ariko research ifatika ni yihe wakoze kugira ngo ibi bintu? Umuntu ashobora kugenda, umuntu ashobora kubona ubuzima bwaramucanze. So ati yararangije amashuri akabona ntago ari marayita abona akazi. Noneho agahita akabona nk'umuntu w'umwagent wa Satani wa Illuminati. Akamugira inama ati wowe kora ibi nibi, uyoboka hanaha, ugenda ushaka imiti. Icyo gihe aragenda wakajya yazi ko ari ibintu byoroshye, bagahita bamubwira ko kugira ngo ibyo bintu bye birye nuko ari butanga ibitambo. Akajyayo agasinya, ni nkuko nyine umuntu yinjira kuri reception y'ahantu bakamwakira bakamwinjiza ahantu runaka, agasinya bakamuha impapuro, bakamuhereza imiti, nyine bakamutongera bakamuha n'imiti izabimufashamo. Uwo ngo abakiri kuri etape ya mbere. Hari n'abagera ku zindi etape bakagera ku rwego bo bajya ikuzimu. Urumva? Ariko icyo naburira bano bantu bari ku macano ni ukuvuga ngo n'ama YouTube channel yatangiye kwinjira muri ibi bintu. Mwitonde. Jewe aho njya, aho muzambona muzamenye yuko nta kibazo gihari. Ariko aho mutazambona ni izina ry'Imana hari ikibazo. Bakti uri muraseka. Hari ikibazo. Hari ama YouTube channel arimo aratanga
arimo aratamba abantu arimo aratamba bamwe mu bastari babo cyangwa se mu miryango yabo. Mwitondero anageze kubona mu minsi yashize abantu babivugaho ngo hari abantu batamba abantu abandi bagatera amabuye, ariko mugende gakeya, ibi bintu birimo biraba. Birimo biraba. Wenda nzafata umwanya ari kare ndimo nahuzagutse kubera bwije, nzafata umwanya ari kare dukora ikiganiro kimbitse mbasobanure neza ibi bintu ukuntu birimo biraba. Hari abana barimo abasore barimo barahagendera, barimo barabipfiramo, abakobwa, abamama, abagabo, abasaza, abakecuru, imyuka mibi. None se kugira ngo wenda mbwire uyu muntu urimo urankurikira, nimba urimo urapinga, wemera ko Imana ibaho? Wemera ko Satani ibaho? Rero nimba wemera ko Imana ibaho, turimo turayikorera, ariko harimo n'abarimo gukorera ubwami bwa Satani, kandi babihagurukiye barimo barayikorera byatari. Rero mwitonde. Madame Pastor Theogene ndagukunda, ariko umfashije wazajya wizira nkano kuri za BigTown, ukajya kwa Bayirene, ukajya n'ahandi, ariko harahandi nkubujije. Yewe Imana imvugiramo ndavuze. Ubwo ni byandi bibiri abarokore dukunda kuvuga ngo mwumve iby'umwuka bwira amatorero. Ubwo nge ndababuriye ni mudeviya Mama Sharirene wabizi inshuti yanjye, ariko nushaka kugarukiraho. N'impamvu Mama Sharirene ubyumve nagiye nkukasa, icyo nashakaga byari kugira ngo uhindure gahunda. Ariko mwitonde rwose mwa bagore mwe. Ikindi DJ Brian, mwitonde muve muri ibi bintu, mubigende mu gake muze hano kuri BigTown. Babti yacecetse yumiwe nyine. Numiwe rwose. Reka dusoza, uratubwira iki? Reka dusoreze hano, ariko part 2 ngiyo tuzayikora nawe utubwire neza research yawe ukuntu yakozwe na facts z'abantu. Noneho part 2 ukuntu bizaba binakaze, ngiyewe nzazana umuntu ubizi neza byabayeho, uwo batanze akabirokoka, kugira ngo byumve neza. Uwo batanze akarokoka iyo myuka mibi. Noneho nanjye ubwanjye majije kwegerwa n'abantu bagiye batandukanye. Bakti nge nagiye nkorera hano kuri BigTown ibiganiro bikarebwa n'abantu benshi ahantu hagiye hatandukanye. Urumva ko nge nagiye mpamagarwa n'abantu batandukanye. Patrick urakora ibintu nibi, yoboka ibi nibi. Nkabwira never. N'abahanzi benshi hano mu Rwanda bamwe na bamwe babirimo, kugira ngo mubyumve. Babirimo baranabizi neza. Ibyo mbabwira mbihagazeho n'amaguru abiri. Mumishaka nzaba muzambwire muti ntacyo tugutwara, tubwire YouTube channel ziri muri ibyo bintu, tubwire abahanzi bari muri ibyo bintu, tubwire abapasiteri bari muri ibyo bintu. Mbababwire barahari, bari muri ibi bintu birwa babatuburira bababeshya. Njewe ubutaha uzame list, nzabikubwira abantu muze kwandika mujye muri comment. Abantu bataza kuntuka baze kujya muri comment bambwire bati tubwire neza. Yewe nzaze noneho neza ntuje mbabwire. Nono ariko nzabanza nshake proof zose kugira ngo uwo muntu na mention atazajya kundega ngo Karabo ngo yatubeshyeye. Urumva? Nono tumena amabanga ya Satani hariye, ariko twatangiye no kuyamena. Ngiye hari umuhanzi umwe hano mu Rwanda, ubu ngubu yagiye hanze, yaratuye hano Remera hano bita Godiyari. Byageraga nijoro amagina akarara mukubita mwirukankana. Hagahita amamagara akambwira ati Patrick ngwino nsengere. Nagerayo ibigini bikagenda. Ahubwo naratekereje se arashaka kuzantanga ikuzimu. Dusoze basi. Ubutaha udutegurira iyo list uze kutubwira. Reka tuzayitegure. Ahubwo ikindi abantu bashaka nimero ya Karabo k'Imana mumamagare kuri 0786855587. Ariko rwose mugende gake kuri izi mbuga za internet, mujye mujya ku bantu beza nk'aba Bakti, Bayirene, ba Gerard Mbabazi n'abandi mubona bafite ubumuntu, mubona yuko ibintu bakora biri mu mwuka we. Mujye munasenga Imana ibereka abantu mujyaho bazima. Urakoze cyane. Iyi ngiyi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. Karabo arashaka gutanga kumena amabanga y'abantu bari muri Illuminati yabatanzwe ibitambo n'ibiki byose. Reka dutegereze until next time. Don't forget to subscribe. Ciao ciao.